Mbanje kubasuhuza mwebwe mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye ndetse hirya no hino. Rero ndongeye ndagarutse nka wa muhungu wanyu uba ugenda wababwira documentaire za filime ziba zigiye zitandukanye. Rero murabizi ko muri uyu mwaka tuvuyemo rero hasohotse filime nyinshi cyane kandi ziteye ubwoba, rero akaba arizo ngiye kuba nabasha kuba nababwira aha ngaha. Ngiye tugiye kubana rero muri iki kiganiro, rero aracyari Kwizera Jean de Dieu. Niba rero iki kiganiro gishobora kuba kigiye kukuryohana rero se cyangwa akaba ari ubwa mbere uhingukiye kuri iyi channel, ibuka ko wakanda kwibuta subscribe buke nuko wakora kunzogera kugira ngo tujye tubana. Kandi wumva iyi nkuru yanugira n'abandi bantu babasha kuba bayimenya, ubasha kuba wanasharinga n'abandi bose babasha kuba bayimenya. Rero ndaje nze twinjiye muri iki kiganiro cya filime. Rero nta filime ngiye kubabwiraho, rero ni filime nawe ushobora kuba aka kanya utekereza cyane, ushobora kuba yarayitinze muri mwaka tuvuyemo. Abenshi cyane twarebye filime nyinshi cyane z'ikikango se cyangwa zirimo ubugome bugiye bukabije, ariko si iyi filime yo yasohotse bita Susu rimwe, hari na Susu ya kabiri. Susu rero kabiri niyo ngiye kubabwiraho. Rero iyi filime rero abantu benshi cyane barayitinye rero, ndetse harimo n'abana ndetse n'abakuru. Rero ntuve ku murongo, rero reka nze nkubwire inkuru y'iyi filime. Rero abantu benshi cyane si uko tutabasha kuba twareba filime zigiye zitandukanye, ariko hari igihe ureba filime ntibashe kuba yakuryohera, ariko nyine ntabwo biba bivuze kuko abasohora filime baba bacitse imbaraga. Hari abantu benshi cyane baba bafite impano zo kuba bakina filime, rero bikaba ngombwa ko bazabakora filime nziza cyane zikamara nk'umwaka barimo bayitegura. Iyi filime Susu rero igice cya kabiri, rero ni wararebye uyu musaza se ese wizeye ko ari umusaza nawe? Oya, ntago ari ko biri. Rero iyo bagiye gukina ziriya filime, rero akenshi mba naragiye nkurikira behind the scenes zazo. Uriya rero ni umusore rero w'imyaka 28. Rero abenshi cyane hari abantu bamubona bakagira ngo ni umusaza, wapi ntago ari ko biri. Rero uriya musaza rero yaricaye, rero ategura filime ye neza, arayandika, sibye ko yagiye ayihereza studio igiye itandukanye bitewe n'uko ari mu bugome bwinshi cyane, bakavuga ati iyi filime ntabwo wabasha kuba bayikora. Rero abaproducer bagiye batandukanye rero bagiye bayitinya bitewe n'uko yagiye basobanura ibintu byose byari birimo, ariko bakabasha kuba bahaba. Uyu musaza rero nta cano yari afite rwose, cyangwa uyu musore rero ni filime yicaye atekereza cyane, avuga ati iyi filime ngomba kuyisura muri uyu mwaka ikazarangira iryoheye abatuye isi. Niba warabonye byinshi cyane bigiye bitandukanye, wabonye ko uriya musaza bisa nk'aho ari gucika se cyangwa ahantu baba bamuboheye, rero baba bamufatiye. Akenshi na kenshi rero wabonye kagenda ahura n'ibizazane bigiye bitandukanye, rero nko kugenda bamukurikiye se cyangwa kuba amacupa yamuva mu mubiri we wose. Ese biriya bintu bizeye ko ari ibya nyabyo, kubona ko yuzuye amaraso umubiri wose ukabyizera? Ntabwo ari ko biri. Bollywood irakaze cyane. Bollywood mu gutegura amafilime rero yagiye kurekera ko bari gutegura filime nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Niba warabonye aho uriya musaza acimbura gari ya moshi yose, imwe ikagira n'ikindi gice kikagenda ukwacyo. Wabonye uriya musaza ukuntu yipangaritse ku gisasu. Ese nawe biriya bintu wizeye ko bibaho? Oya, ntabwo bibaho. Bajya gukora iriya seni bifashishije ifarashi n'ikintu kimeze nk'igipirizo. Icyo gipirizo rero byabaye ngombwa ko bagitambika ku ruhande kimera nk'igisasu, ubundi yicara ku ifarashi. Iyo bagiye kweditinga babikora neza cyane ukazagira ngo ni igisasu. Ese witeguye kuzabona foto ya kabiri y'uko tuzabikora, nubwo tuzakubwira kugira ngo iyi filime igice cya gatatu nacyo kigiye gusohoka nacyo muzakitegeye. Kanda subscribe buke no kuba wakora kunzogera kugira ngo tujye tubana. Reka mbabwira ati naho ubutane twabanaga muri iki kiganiro, aracyari Kwizera Jean de Dieu.